Meze bite nkawe? Ndeka wifatanya n'ibibazo. Wifatanya n'isi. Si ibyawe ibibazo se? Wifatanya n'isi. Umva mubwira w'ikibazo ushakira. Kuva mu gitondo guhamagara utitaba. Nimba wanamburutse simbizi inshuro zirenga magana ngaye zose. Wanga kwitaba kandi uzi icyo mba ngushakira. Ubona utari kunyicira imiti se? Ntabwo norohewe. Hawi icyaba cyiza wandika. Kabanza ngatuza tukazavuga mu munsi w'ejo. Okay, nimba ushaka rero gutuza nanjye nkatuza muri nge. Neza mashini yanjye nta bindi tu. Patrick, bimeze bite? Maya ntago ari neza. Ikizami bazanye ikizami. Nawe se legend izimani watsitswe? Kabyihoreye birasa bya legend bijya biza. Ugiye gufata nk'igihashyi. Subizi. Mashini yasize kwa Kazungu. Nahise umuriro washizemo nayiha cyaginga. Mukanya ndaza gucamo maze kuruhuka neza maze gusubiza ubwenge ku gihe. Mfite ibintu byinshi bindemereye ndi gutekereza. Ese Kazungu nasusiga bikana na Kazungu muciye hayifite. Ndabona ati imashini kisa nk'iyanjye. Ahita mbwira ko ngo wayigurishije. Narakoze ndakora. Mana ngeze aho ngaho mpura n'ikibazo kiranyabira neza. Mbaza ngo nakoze iki? Nahise ndikubitira izina ry'umukino. Kanyumviraho ni ubera kaka. Gute se ubu? Nahise nereka abone imari ndavuga ni umwe harimo uzakosora kamambaye. Aya mani ndabizi we n'ubundi examusanze zikoma ntabwo byakunanira. Agose iryo zina ryazabireba seke avuga Patrick nizeye gutya se ngira. Nawe bazi kuba nyizeye kumva ko nashyizeho imari kumva bitagoye. Gahunda ni ugutungurana ariko sayabona nawe. Amanota nasohoka ariko sinzi kabisa. Nayiha cyaginze. Nabyo kwicaginga. Kandi dukena n'inkono y'ibishyimbo n'ujya ubona iy'isombe. Utawirukana nshaka ibyanjye. Nshaka ibyanjye. Watuje tukagendana gake. N'ibibazo umuntu afite bimuremereye. Aho utambaje atari ko se bimeze bite kuri aha. Shazi none si ibyanjye urabizi. Ibyawe ni ibyawe ibyanjye ni ibyanjye. Nanjye mfite ikibazo cya mashini. Ufite ikibazo kihe wowe? Urarwaye? Mfite ikibazo hano kindemereye. Ariko bizakunda. Mbona nzaba ndi hasi nzi ko nzaza no muri bangaye banga. Oya wowe se byakunda. Ako umfata nk'ikimene. Igihashyi bro. Wowe. Urwaye. Nyine. Urwaye nicyo ngubaza. Turigana njyewe. Ahagaze ni kushuri. Ari kushira. Ndiko wakaginga. Uyu musore waye. Uri gani inshuti yangahe waza ko urushuti? Tugenda ujye kuba umujyana. Ngarebye nabi nakwitura hasi. Aguruka shaka mura. Kugerayo ndeka ntuze. Nta byo gutuza mwana. Shaka umuzigo wanjye gira vuba kandi ndawubona bitarenze iminota 20. Kuva tujya kwa Kazungu ni nk'iminota 5. No kwicomora ipakinga yemereza n'indi 5. Ubwo ni nicoma ahubwo. Washukurikira ushaka. Naje nyine tumusura mutugana. Umusura ngani kwa muganga wowe muginga. Dore nawe mutangira kwiyangiriza abana. Ubwo waritse akarizo kawe utije kwa rutikanga uteri tukwa. Eko mana ya. Ariko papa Kadede. Papa Kadede zibye.
ibi ngibi nibyo ushyigikiyeho. none se uru ni urungano abana baraganira ubuse nuko ari gusohoka uvuga cyangwa ari kubanza ukabaganira baganira iki? reka nguruka tugende. reka ngusabe ikintu kimwe mereza iminota 40 sibyo ugende mu rugo ubanza urye njye ndayigusangisha yo mashine yawe ndukubwiye ko nshonje si ndukubwiye ko nshonje kandi umabare nitwiraburize mwana ako twiraburize wabonye ko turi njiyane kandi urabizi bisazi nigirira navuze basokera mu kwanyera ingo sohoka se tumuka mfindira mu urabona ko rukakagera kasuduka nk'inuza musiraye toka pa mkingo sohoka cyane cyangwa Terebe ukameze agatwaje ngo nifunde ijya gutushaka umuntu. Toka uzaga kwanta kubera umuto. Urano mugabo uri ufite igisudo nk'icya Samusuru ubazanya mu wowe. Nibigo bijya kuzanzana hanga. Waya amasegonda 5 bitekerezeho. Ane ndakubwiye atatu genda ndakuzana mashine yawe hari ikintu hari wamba bari kwandika kugira neza abantu muri uyu muhanda wandekuye gende ubwire Kazungamo ibyanjye dukomeze cyane tugenda ufasha kugira ngo tugire inama umwana n'umugabo ushaka kuzana n'umuntu ubu bintu byose wabikoze take kosa amasansi mbere oya mfite ikibazo uretse kugenda mwana we ikibazo cyise wowe reka mbanze vuba reka ntutange kumva oya njya nkunda no ibintu rero y'abana banje njya nkunda kuvugishwa reka nivugire mperutse kuganira nawe ndavuga ngo ndi nyina wabo wa Kadete nkaho navuze ko ndi nyina ko aba nabuzukuru banje ubwo ituna komanga niwe mubiziranye ho genza gake komanga sha uranyumva ibyo ni ibya kera cyane byo mu giturage muri abantu mubora urashaka kugira ngo umwana ajye haguruka agenda agiye ahubwo tumubure ibyiza nuko wabibonera hano uragukina n'umuntu wajya ukina n'umutima ukajya ukina nawe ukina n'umutima wawe mwana abantu mu muhanda gusa nta kindi cyama wamunabiziranye yureka ibintu nk'ibyo salamu musa salamu muryamye wajya umubwira akagira discipline ndavuze ngende byo kura akazi ko mu rugo wabuze icyo ukora mu nzu wogeje amasani wakora icyo wagize gute kitereka gatunigeze n'abagabanga mvuri nkubwire mukecuru umenye ko abantu igihe utabafatanya n'ikira abakobwa batoye ejo usanga barimo barakuzanira abantu mu rugo bazanira zindara aho ngaha ndamuzi se nguyu gisi ndamwisha discipline se ndamuzi yarambyaye se aho neza bite se ko mungendere nakubwira uko ibintu bimeze ndivugire ibikise mvu mubwira umusa umujene yamutije imashini yawe uri kumva si wibuka imashini nakubwiye nakubonanye iriya mashini yari iyanjye nayimutije kandi narabikubaje niko iyo mashini imeze nk'iyanjye urambwira ngo hari umujama mwayiguze yari iyawe witwa nde witwa Mariya Suisse rero icyo ngusaba nk'ubu byiza nk'ubu nibura uriya abaje hano aje gukora ikigwanje oya wagombaga kugenza gake ukamuganiriza bose barahuriye wenda barigana wiko kwigana ni se kwa ni mu ishuri bwara amakaye bafite ngo marakora devoir hari amakaye basanganya hari amakaye basanganya bari hana bari abana b'udusoresore bari babinu nukaje ukina nabo none se urashaka noneho rero uragera mu ntarya gushuka ngo agiye hanga hagiye gusenga agenda musangiriye nibe uramurebye hano wari kurika tukamuganiriza tukumva ikimugenza tantine umenye ko giti kigorwa kikiri gitoya abana utabafatanye bakiri mu bwangavanga ejo ndi wasanga kugaramye ari ukuzana ibibazo mu rugo ni ka mashini kamwe kaboze ka fake kari aho ngaho turahuye ndambwira ati nzunga ndetse nagutije yarageze niriwe kuva mu gitondo muhamagara uyu mukobwa yatitaba sinzi ukuntu ndi kwipaparira muri iyi mihanda mba ndamubonye mbese urashaka kumbwira ko imashini twaguze atari yawe
barakubindura bazakubirindaho niba ari ibyo ngibyo bakoresha ya manyanga y'abakiri bato agushuke ngo agiye aha agiye gusura mugenzi we naho yigiriye ati si mugenzi we ndi akubwira ati ngiye kwa Koreta ngiye nsobanurira waretse akaza hano tukamusobanurira Rutika ntushobora kumbeshya mba nako amayiri yose abakobwa herega nayo nabiciyemo ni umusore numva Rutika amayiri yose mbanyazi ngiye nta bantu wa ariko Rutika uragira ngo abana ubu ugiye kuzamutera umutima mubi mutima ubaye kandi ukamubwira ni wowe ushaka kuzanyingiriza abana wajya ucika nkivuga n'abana banjye karakuye umuniga gashaje kubi Kawe amafaranga twayiguze se kawe umuzigo si wari uwanjye ntabwo twayiguze sinaguhaye amafaranga yanjye amafaranga naguhaye urayazi urashaka kubarira abajeyi ibyo bashaka ubahoresha umuganda nibaza n'abagabo uti karibu nzaje dukobanye no mu byumba barimo baraganirira ubundi kugira ngo urere umwana umugira inshuti mukaganira uranyumva ibyo ni imirimo y'abagore nyine umuganizo umbwira kuzana abasore mu rugo nawe ni imirimo yawe umva nkubwire grand ibyo uyu nguyu ari kumbwira simbizi ibyo ari kumbwira simbizi ibyo ni ibyanyu umva nkubwire ukuntu akazi gapanze ibintu kwanze ni na kimwe staff ni iyanjye kuba ari iyanjye ufite kuma umuzigo wanjye ugasigara wishyuza ufite kuma ibyanjye mugasigara mudiringa iby'amafaranga nese ndaguha ibyawe nge ninde unzunga suyuse none se ngiye warayamaye cyangwa wayahaye iyo ngo bimeze bite ma ngiye kazungu twaguze imashini none urambwiye ingarira abaye urambwiye ngo cyakoze amari reka nkubwize kandi rwabona ari kagashuye muzi iminsi witendekaho ko kwamaje narabikubwiye niwe ugomba kumubwira uti mwana wanjye ibintu byo kuzana udusore tugusura n'iki ntabwo bigaragara neza umwana agakora azi ubuzi uriya musore uzi uko bigenze buriya abonye yuko uri imbogo ndi imbogo wumvise Rutika oya ndiyo rwose ndi Rutikanga rwa rudatinywa kuba uri imbogo rero ntuzongera kumubona hano ubu icyo agiye kugukorera amabi ibyiza tukamuganiriza tukumva ikimugenza noneho tukamubwira ko bari mu nzira mbi agiye kureba umutwe w'iterabwoba no mu rugo rwanjye ibyo byihorere reka nkureke ibyo bikigura zanira amazi ninywere ndumva mfite icyaka dore muri siporo waza ukayasanga mu nzu ukayanywera gira ngo akayasanga twakomeje urumva ngewe nimba twaraguze imashini naguhaye amafaranga kandi wambwiye ko wari ufite ibibazo byawe ubwo nta kintu ngewe wazumbwira nawe wowe nta kintu ugomba kumbaza amana ese urambaza iki wari ikintu naguze nawe ariko ndakikubaza kuko staff ni yanjye none se warayifunukuje njye mfite facture ibyo ntabwo bindeba amana ibyo se ngiye birandeba none uragera mu bigenda bite nzane muri vani birarangira umujama wawe bigenze gute abihombeyemo wiko utavuga umwanzuro wa kintu ubona mfite umwanya wo kwirirwa hano kazo ingaru irabaye sibyo aho kugira ngo mva ingaru nge ninyivange n'ibindi bibazo nikorera bindemere bimereye nabi sibyo ese ufite byinshi nk'ibyimbwa y'umweru tubimenye abantu umweru nibyo byatumye uza kuyigurisha se none birangiye biragarutse amabara yose reka tubikore gutya sibyo reka ako kantu ke tukamuhereza genda gureza ubwo bufaranga bwawe ako kubwita ubufaranga amafaranga naguhe n'amafaranga make ndabuguhereza sibyo ndayizana umpereza ibyawe hereza umuginga atwara uretse mashine ariko wagenze gake ngende gake ku byanjye mereza ako kantu yita kantu kanjye uri igikwa nguhereza ngenda yiho twayiguze siko kubwiye ngenda yiho twayiguze ansubiza ibiceri byanjye mbere yuko nyirekura nuko mba nabonye amafaranga ntari bihererekanye gira vuba nge nagiye mfite mwana nese ubu ngubu man ibintu byanjye byari birimo se ngese byanjye byari birimo ahubwo ndasanga mwana foromati y'ibyanjye shyira kuri ka flash uzanishyura nayo kongera gushaka ibindi bintu vidura kuri flash uzidira umba nkorera ku mashini simbuka mwana ntago nsimbutse ako simbuka wakintu nacyo rero none ukuntu tuye kubigenza saa 12 n'igice gutyo saa moya ndagushakira ya mafaranga oya ibintu biraba direct ndabahereza mashini yanyu nanjye mu mafaranga yanjye ngiye kazungu ntago njya mpomba niyo haza leta ntago njya mpomba rwose urabizi twakoroheje ibintu koroshye nyine ntacyo nyizane nanjye umeza amafaranga yanjye ndayizana nanjye umeza amafaranga yanjye wabyemeye ukanambana ahangaha nkigurukira kumva mfite byinshi ako se kuri kugura uko ufite ameza amababazi ndayafite genda gake mwana ako ntukihute nk'ubukene nato umva mana ibintu bye ni imiguruko gusa wowe yizane gusa ubundi tuganire ariko urahita amafaranga yawe yizane si ngombwa kashi no kuri telefone yashyira nimero yanjye ufite yizane
yizane tuganire urabona kigwatiye mufate zana imashini ubundi mwereke utuntu twikorera uhita umufungura mube mwicaranye aho ava aho ngaho kuzunze utuntu twikorera se ufite ingata nabugira ibigambo rero sinzi nawe se ubwo uri kureza usemeza ese ubundi mwana ubundi ko utajyaga ukora ibintu nk'ibyo ngibyo byaje kugenda gute ndaza kuganiriza bikore gutyo turaza kuganira neza mwana reka nyiza nabwo nsange nanjye amafaranga bikore bikurikirane nkwereke tuganire wintota ariko nshatsirana byora mwana nshatsirana byora wowe ukagenda akajya ku rugo wanjye bikore beganya na yimbwa we ariko mwana urambabaje kubabona n'amaordineri urambabaje n'ugusaha kumbi narabikubwiye ubishyiramo inyuro se nawe ko numva wakuze umva kizana kogosha izo nzanwa ahubwo umva wakuze igitunguru nicyo cyabiteza